mu muziki wanjye ubu ngubu icyo navuga ko ntavuga aho mpagaze wenda ni hari ibihangano byinshi ndi gukoraho nari maze igihe nta koma mu muziki kuko nagomba guhindura abantu batanzi wenda cyangwa se bataramenya narakijijwe maze gukizwa maze kwakira Yesu n'umwami n'umukiza donc ibintu byinshi birahinduka ku buzima bwanjye icyitegererezo cy'ubuzima bwanjye donc ibintu hari ibintu byinshi byahindutse business wise no mu muziki so hari ibintu byinshi donc hari nahise mpindura uburyo nshaka gukora umuziki n'uburyo nshaka ibihangano nshaka guhimba so nicyo kintu cyatumye mfata umwanya muremure nta kintu nkora nta ndirimbo nshyira hanze kuko nagira ngo mbanze menye icyo Imana ishaka uburyo Imana ishaka ko mbikora so ubu ngubu rero indirimbo umukunzi akaba ariyo ya mbere nashyize hanze navuga ngo niyo my first gospel ariko nanone akaba ari indirimbo n'umuntu utari wenda tuvuge nk'umuntu utizera Imana ashobora kumva nanone akayishimira akabyina akanezerwa ariko nanone akumva message nuvuga ngo nyuma yo gukizwa watangiye gukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Yes, ariko nzajya nshiremo n'imiziki iri muri niba babyita gute ku indirimbo zimotiva abantu impanuro inama so mainly kabisa n'indirimbo zihesha icyubahiro Imana byo nicyo cya mbere kuramya no guhimbaza ariko burya nta umwuka we yakuyeho hariya kubwira hari nk'indirimbo ndimo ndandika zivuga ku buryo umuntu yakwitwara ari mu bibazo uburyo yatekereza so ntabwo nshaka gushyira muri box imwe gusa ngo ndashaka no kuririmbira abantu bakundana ariko mu buryo buha Imana icyubahiro. Duherukana njye nawe kuganira utarakizwa ni iki cyabaye cyatumye ukizwa uyu munsi ukaba ufite imvugo itandukanye n'iy'icyo gihe? Navuga ikintu cya mbere ni urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana burya abantu bashobora gutekereza ko buriya ni ibibazo byatumye murajya ku Mana cyangwa se biriya ni biriya byabaye hagati ye n'umuntu bakundanaga. Benshi niko bazi batekereza ko nihaye Imana kubera kuva muri relation nari ndimo, ariko mu by'ukuri njyewe ikintu cyampinduye ni urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana nibyo bintu njyewe niyo mvuga niyo ndirimba niyo ntanga ibiganiro byanjye kuri YouTube nta kindi kimotiva utari urukundo rw'Imana. Nicyo cyahinduye Magaly uyu munsi, Magaly uzi ubushize na Magaly uyu munsi ni urukundo rw'Imana nta kintu. Kire Yesu uhinduka ikiremwa gishyashya. Nk'uko nakubwiraga mbere Magaly ubushize yabaga ari na depressed, abantu ntibabimenye kuko yakonje ngira personality nyine ihora iri bubbly nishimye nseka, abantu babimenye ariko nabaga ndi mu bitekerezo bikomeye, nabaga mfite ubwoba, ntekereza cyane ahazaza ejo hazaza. So ibyo bintu rero mu bintu Imana imaze kunkiza pe, gutekereza cyane, kugira ubwoba cyangwa se niyo ndwara y'agahinda Imana yaramfashira irankiza. Ikindi kiri garanti ni uko numva ko mu buzima bwanjye nzi neza yuko atari no hano muri iyi si ubuzima bwanjye buri secured. Ni igihe nikigera nkava muri iyi si nzi ko ubuzima bwanjye buri secured mu ijuru. Ariko nanone bitewe nanone no kwizera, ntabwo biva mu bikorwa, ni ukwizera kuko ntabwo ibikorwa ari byo ntabwo Imana idukiza kubera ibikorwa, ahubwo ni ukwizera kwakira umwana wayo Yesu Kristo. Wigeze kubikomozaho ngo hari abatekereje ko wakijijwe kubera wenda gutandukana n'uwo mwakundanaga, utekereza ko babikuye kugira ngo babifate gutyo? So ngira ngo ni ukubera ubuhamya bwanjye natanze kuri YouTube, so ngira ngo abantu bashobora kuba barebaje se buriya byari ibintu bikomeye, ariko buriya njyewe Imana yanshatse ndi umwana muto cyane, yatangiye kunshaka cyane ndi umwana mutoya, ariko ahubwo ngiye nkayihunga kuko nabonaga ari ibintu birebire, nkumva kavuga se ibintu by'Imana ko murabiri complicated nabishobora,
ariko nabaga ndi gutekereza nyine mu bwenge bwanjye bwa kimuntu mvuga nibaza ko ari intege zanjye zabishoboza kandi nanone kubera wenda nk'ingero najyaga mbona zitari nziza ziva mu bantu bamwe bitira n'abakozi b'Imana cyangwa se b'abakristo nkumva nkavuga gukizwa donc nkumva bikanca intege nanone ariko ngira ngo iki kintu nicyo kintu cyatumye kubera ukuntu natanze ubuhamya bwanjye hari n'uburyo burya Imana ikindi kintu cyatumye nshaka Imana cyane nkarayikunda cyane ni uburyo yankunze ngewe ni ukuri ntayigayeho ndi mu byanjye indinda kuva ndi umwana mutoya kugeza n'ubu ngubu ikindinze so ndibuka rero wenda ni birebire kubivuga ariko ndibuka Imana yampaye vision mbona vision kabisa inyereka iyo nkomeza mu buzima bwanjye uko nari mbayeho kuko ngende umuntu uri free spirit ariko icyo gihe nari free spirit ntafite abyita gute nta bushishozi n'ubushishozi umuntu yabaga afite ariko yabaga ntabwo nari ndi mu nzira nziza kwa so icyo gihe rero nari mbayeho ninywerera urumogi ariko bitari nko kuvuga ngo byari ibintu nari nishimiraga nakoraga buri gihe ariko byari ibintu nanone yari ingeso yari itangiye kunzamo numva ko nshaka kuzamuka mu muziki nshaka fame nshaka gukira kandi gukira ibyo byose ntabwo ari ibintu Imana ntabwo ibitubuza gukira gutera imbere kuko nabyo yifuza ko abana bayo twese tugeraho ariko motife nicyo kintu cya mbere so ndibuka rero mbona vision mbona uburyo Imana inyereka uburyo ubuzima bwanjye bwari gukomeye aho nari kujya uko byari kugenda iyo nkomeza inzira nari ndimo so icyo kintu cyankoze ku mutima cyane ndavuga niba Imana ni nziza cyane niba Imana ishobora kumpa guhitamo ikanyereka dore nukomeza ibi ni gutya biri bugende ariko ni amahitamo yawe nanone ndibuka rero mbona sinzi niba Imana yanyeretse mu mwaka cyangwa mu myaka 5 sinamenya gusa icyo yanyeretse nzi ko yanyeretse muri future ndangije ndatekereza ndavuga no numva nijwi rimbaza ati ibi nibyo ushaka iryo jwi ntabwo ushobora kuryibarirwa mu buzima bwanjye ryari ijwi ry'umubyeyi kabisa ariko rifitemo urukundo ariko n'imbaraga autorite rimbaza ati ibi nibyo ushaka ndangije ndavuga nti no ntabwo ari byo nshaka so icyo gihe nari naguye n'agatabi ariko maze kuvuga no bita bigenda ubu uravuga ko na bimwe mu byo ushimira kuba warakijijwe n'ako gahinda gakabije kagiye kanatumaga ujya no muri ibyo byose ubundi ni iki cyatumye ugwa muri iyo depression mu by'ukuri ubu ngubu ibisesengura usanga ari biki byatumaga ugira ako gahinda gakabije nakuze ntabwo mbivuga ngo abantu bangirire impuhwe n'iki kuko ibyo Imana yarangishije ntabwo ibintera ikibazo ahubwo ndabivuga kugira ngo n'umuntu uriyo muri iyo situation amenye ko hari nawe kabisa Imana yamukiza so njye nakuze ndi imfubyi nta babyeyi mfite so hari ibintu urumva umwana w'imfubyi hari ibimucamo hari ibintu nagiye mbona bitari byiza hari ntagiye mu bintu byinshi hari amahohoterwa yagiye ambaho ndi umwana mutoya donc bitahita bikwafekita ako kanya ariko iyo umaze gukura ugatangira kubitekerezaho uri wenyine none muri Amerika tugira umwanya munini ntabwo ari nko muri Afurika abantu baba bari kumwe uzi umuturanyi wawe buri umunyu ukabwira umuturanyi ati nta munyu ufite hano muri Amerika ntabwo ariko bimeze abantu ushobora kuba ahantu umwaka wose utazi uwo muturanyi so noneho ikindi navuga reka nkubwire gitera rega n'indwara y'agahinda ni ukubaho mu buzima bw'icyaha mu buzima butari kubaho mu buzima butari mu murongo buriya niyo mpamvu ntagiye mu bintu byinshi kutababarira nanone nk'iyo duciye mu bintu bitubabaza ntitubabarire cyangwa se wahemukirwa ntubabarire ugakomeza ukabigumiza mu mutima so navuga ko nabyo byari nari mbifite hari n'ibindi bintu byinshi najyaga nibaza mu mutima wanjye hari abantu nabaga mfite umutima ntababariye cyangwa se nanjye ubwanjye amakosa yanjye amafuti yanjye nabaga nakoze nkabigira big deal nkabyishyiraho
so ibyo bintu rero mu bintu byagiye nabyo bintera agahinda. Urakizwa rero utangira gukora indirimbo zitandukanye n'izo wakoraga, indirimbo navuga ngo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko n'izitanga ubundi butumwa bwubaka umuryango muri rusange zubaka abantu. Uhera kuri ngiyi umukunzi yarasohotse, imaze ibyumweru 3 isohotse. Nuhe mushinga munini ufite w'indirimbo nk'izi ngizi noneho? Ubu ngubu icyo nshaka muri uyu mwaka ni ugushyira album yanjye ya mbere hanze. Ni gospel n'indirimbo zubaka abantu. Umaze gukoraho zingahe ubu ngubu? Urateganya ko yabigizwe n'indirimbo zingahe? Mbivugera? Bivuge. Nkunda buriya gukora ibintu, nkunda go surprising abantu. Ariko ntabwo ndumva zitabaye, ntabwo nshaka kureba indirimbo 10. Zimaze kurangira ubu ngubu ni nk'eshatu. Eshatu. Zirangiye neza, izindi ziri muri studio ariko ntabwo ziragera. Uyu munsi iyo utekereje umuziki wakoraga mbere, niki kikuzaho kiza mu mutima wawe? Uzi ikintu ndaseka first of all. Ndaseka navuga niyo disi buriya impano n'Imana isa. Sibyo? Nagomba kubikora n'ubundi ko Imana yari yampaye impano yayo. Ariko uburyo nyine natekerezaga kuyikoresha ntabwo, donc ndabira navuga this ntabwo definitely understanding a stage nari indi nicyo gihe ndabyumva. Ariko ntaho mfite, ahubwo ndashima kuko byanyigishije ibintu byinshi. Buriya nubwo uriya abantu nagiye mpura nabo, industry ibintu byose byagiye njyamo kabisa, nabyo buri mu bintu byakoze byatumye like navuga gute contribution to the person, umuntu undi w'uyu munsi. Iyo urebye hari imwe mu ndirimbo wakoze iranakundwa cyane, ni indirimbo wise The One wari kumwe na Ice Prince. Iriya ndirimbo rero yari indirimbo nziza vraiment, ndashima n'Imana kuba naragize nayo mahirwe yo gukorana n'umuhanzi nka Ice Prince w'umuhanga. Nayikora kuri channel kuko sinshaka ko ntabwo ari umuntu undi w'uyu munsi. Buriya ndirimbo ndi kwikora ntabwo nari mfite team, nari ngiye kuba signed kuri label, donc ibintu donc umuziki ugafata kandi ukazamuka, ariko influence nari ngiye kugira ntabwo ari influence nziza kuko ntabwo n'imyambarire nari nambaye hariya. Buriya nafashe umwanya ndi kuburana n'abantu babwira ngo nshaka kwambara ibintu ariko baravuga ati no, ni gutyo ugomba kugenda umuziki, niba ushaka kuzamuka, niba ushaka gukora umuziki nyabyo, ni this is it, ni gutyo babigenza. Ariko muri njyewe numvaga hari ikintu kimbuza, nta mahoro mfite. So hari n'ikindi cyambayeho, ndibuka kuzine kanjye gatoya, ndibuka ndi kuganira n'umutante wanjye, arambwira ngo umwana yavuze gutya, ngo nawe nakura ngo urashaka kumera nkawe, ngo yubare birandirimbo, ngo ni dog, ngo uri role model wiwe. Byagiye ahantu mu mutima, ndavuga umwana ntabwo yabaga yarazi ko behind the scenes ko ntashakaga iyi video, donc imyambarire atari byo nshaka kwamamaza. Kuko nubwo nakundaga umuziki nagira gute, ariko hari nk'indangagaciro mu buzima bwanjye, hari ibintu numvaga ntashaka gukora, ntashaka ku associate nabyo. So numva birambabaje, ndavuga ntaba ndi gutanga urugero rwiza. So niyo mpamvu rero nayikuyeho kuko sinshaka ko ntago ari regret n'iki, ntago nshaka umwana umwana yabona cyangwa undi muntu akavuga ati ni ibintu this is cool, like ntago nyamamaza ibyo bintu. Ibiganiro rero biriya biganiro nkorera kuri YouTube ni ukuri ni Imana. Nabanje no gufata umwanya mburane n'Imana, abaze maroje ngenze mvuga ntabwo rero nzi ko kwakira Yesu byari kuvuga ati uzajya ubwiriza iki, ariko donc abantu benshi bakunda kunyandikira bangisha inama, bambaza, kandi nanjye nkunda kugusangiza, nkunda gusharinga information buriya, information iyo ari yose like yateza yakuba ku muntu, yagira umuntu akamaro, nkunda kuyisharinga. So hari igihe mba ndi gusoma rero nk'ijambo ry'Imana, ngomba biraryoshye, ngamba niyo ngomba gusharinga this kugira ngo n'abandi babimenye. Kandi buriya gakiza amahoro
navuga nti amahoro mfite agakiza mfite ntabwo Imana yangishije kugira ngo njyewe nkirengeye nyine kugira ngo nanjye mbe inzira n'abandi nabo babone uwo mucyo. So niyo mpamvu rero mbikora biranshimisha. Niyo umuntu umwe gusa yavuga ati warakoze ibintu wavuze ati nibyo ndi gucamo atari ko umpaye imbaraga zo kumenya ko nanjye nabivamo. Hari nk'abantu banyandikira bambwira ati byarananiye kuva ku nzoga wabigenje ute. Hari unyandikira ati ndeza neza ngewe ati maze imyaka ingahe. Hari abanyandikiye ubuzima bwabo bwarahindutse ati warakoze batubereye example ukatuye umunsi ndi different ntabwo nkinywa ntabwo donc ntisigira inshuti mbi ugasanga ubuzima bwabo bwaragiye ku murongo. Ngewe biranshimisha nkavuga niyo urakoze Mana nkumva ko kwa kundi nangaga kubikora mbwira Imana nabane ntabwo ibi bintu ari nkavuga Imana ibi ni too much ariko nkavuga yo Imana ishimwe ko nayubashye so kuko bihindura biri guhindura ubuzima bw'abandi mu buryo bwiza kandi n'ikimana ishaka burya ntabwo ishaka ko tubika ibyiza tutabisangiza abandi tugomba kubisangiza abandi. So ubona abantu babyakira bate? Babyakira neza. Abo maze kubona benshi banyandikira babyakira neza birabafasha. So icyo nicyo kintu rero kinshimisha biri kubaka abantu benshi abana b'abakobwa benshi biranantangaza n'abasore baranyandikira bakambwira biri kubafasha vema. So ndashima Imana pe. Turi gusoza rero wenda dusoza ubutumwa ku bakunzi bawe n'ubuhe? Ubutumwa ku bakunzi banjye nababwira ndashaka kubashimira n'ukuri Imana ikomeze ibahe imigisha ibarindire n'ababo. Message nabaha nuku nabivuga gute mu Kinyarwanda kwizera Imana kutagiving up no kumenya ko ikintu cyose everything is temporary ntakora yaba ari agahinda ntabwo bihoraho yaba ari ibyishimo ntabwo bihoraho ariko twebwe icyo dushoboye gukora nk'abana ni ukwiringira Imana kandi noneho twege we can control attitude yacu. Ikintu nabwira abantu ni kutaluzingaho ntibagatakaze icyizere mu buzima. Nta mpamvu yo gutakaza icyizere kandi bajye bahora bizera ko donc kwizera Imana bagerageze ko njyewe muri Yesu nahaboneye amahoro adasanzwe clarité na direction. Ubu ngubu icyo nashishikariza umuntu wese ni uguha amahirwe Imana ukavuga ati reka ngerageze reka ntabwo wigendera ngo kubyo ubona abantu bakora cyangwa se ibitekerezo by'abantu we ishakira Imana ku giti cyawe uyibaze uyiganirize izakwihishurira kandi ikwereke uwo ikwiyereke nawe ikwereke sasa icyo yakuremeye muri iyi si. Kuko ikintu cya mbere buriya iyo bamaze gusobanukirwa icyo Imana yagushyiriye muri iyi si uri halfway yo gutsinda ibibazo cyangwa se ibigeragezo byose mu buzima. So ndabashimira bakomeze bakurikirane ibihangano byanjye cyangwa se ibiganiro byanjye. Ushaka ko namufasha kuganira n'iki bajye banyandikira nta kibazo ndahari.